seni ndwaye seni nakinnye ndwaye ntago nzayibagirwa nararwaye ngerayo neza ndahengama inkonda ziraza nahura n'abantu bakambwira bati abana ntibabireke biriya bintu byo kukurwaza kuriya cyangwa se niba wananakize abana bacu barababaye cyane bati banga kubona ukuntu urwaye nta muntu ugira ihungabana ngo agaruke amaso abareba neza n'umunwa nyine biba byahengamye byose nuko hari cyagiye Diane yari agiye gukora ubukwe bukazamo kidobya akambara ikanzu y'ubukwe akiruka nawe uri umubyeyi mpamya ko utakwishima cyangwa useke cyangwa umere nk'umuntu utagize ikibazo ugira ye baba we ubwo noneho mvugiye ese wowe urayifana mvuga ibyo nkunda nkavuga ibyo nanga nyine ikipe mfana ni Rayon birazwi kuva kera nayiyumvishemo ko ari ikipe mbese ubuse nakubwira ikipe y'Imana akumva ko agomba mu gihe akicaye kuri ya ntebe y'ishuri agomba gutekereza ikizamufasha nasohoka muri rya shuri icyo azakora haba korora haba guhinga haba gucuruza imyenda haba gukora inkweto ibintu bihari ni byinshi ntiyicare ku ntebe afite umutima werekeje kuvuga ngo nzajya hanaha gusaba akazi ahubwo yerekeze kuvuga ngo nzahanga ubu nicyo cyerekezo kiryoshye cyane guhanga ukikorera yes twongeye kubashimira mwese mukomeje gukurikirana The Drum Africa TV turabasuje cyane wowe uri hanze y'u Rwanda wowe uri mu Rwanda wowe ukurikiye kino kiganiro wowe muri rusange wumva ururimi rw'ikinyarwanda muri rusange tubateye yambo Imana ikomeze guha umugisha akazi kanyu ka buri munsi ndetse nawe udukurikira buri munsi kora subscribe nimutera kora subscribe dukomeze kubana umunsi ku munsi ku biganiro tugenda tubagezaho tuganira n'abantu bagiye batandukanye muri rusange kuri ubu ngubu twabazaniye amaje kuba icyamamare muri sinema y'u Rwanda muri rusange ariko ngiye muzi ku izina rya Mama Nick reka tangira twibwira muri rusange murakoze izina ry'umukino ni Mama Nick nk'uko abibabwiye amazina y'ababyeyi ni Mukakamanzi Beata rero uwo tugiye kubana muri rusange muri iki kiganiro cyacu Mama Nick umaze kubaka izina by'umwihariko muri sinema nyarwanda cyangwa se muri mu gisata cya filime zo mu Rwanda zigiye zitandukanye Mama Nick ngewe unyihangane n'iryo zina ndi bukoreshe cyane filime watangiye kuzikina ryari wabonye ko ari impano igihe nabonye ko ari impano ni 2011 ubundi nagendaga gutyo mu kigare nkagenda bampamagaye nkakina ntumbaze icyo babaga bakurikije ariko nkakina kenshi ntavuga kuri ziriya filime z'abanyamahanga nkagenda nkakina nkataha nkashima ko ntahanye amafaranga ariko nta kindi kintu ntashye niyumvamo ariko ubu ndagenda nkakora nkataha mbere yo gutekereza amafaranga mbanza gutekereza icyo nakoze nkavuga ntaha nakubise pe 2011 umuntu akurebye urumama usa nkaho ntabwo natinya kuvuga ko udukuri wavuze se ko ndi umukecuru Mama tubwire 2011 so watangiye utinze kubera iki watangiye 2011 utinze impano watinze kuyibona nibyo nkubwira ko mbere yabwo hari aho nagaragaraga mu mafilime ariko y'abanyamahanga ariko nkaba nakinnye ntavuga ariko nkagenda gutyo nyine nkaza gutaha ariko ntacyo ndiyumvamo jewe noneho rero cyangwa nta bantu benshi barambwira ko hari icyo bambonamo nuko
ubwo rero icyatumye mbijyamo uburyo nabyinjiye nabyinjiye atari ukuvuga ngo wenda ngo mbyinjiyemo mbishaka narigenderaga mpura n'abantu batengushywe gutenguha se uzi icyo ari cyo ndabyumva umuntu wabakoshonye erega mujye mukoresha ikinyarwanda kiri cyo nyine uwo muntu yatengushye abo bantu hanyuma bambonye baravuga bati uyu mumama hari icyo yadufasha bakurebye gutyo gusa hanyuma baranganiriza hari icyo wadufasha ndababwira ni igiki barambwira ntise ndabishobora bati turakwerekera nanga kubasuzugura ndagenda rero ndabikora ariko mbikora uburyo nabikoze wagira ngo nari nsanzwe nkina abuze kujya gusuzuma umwana afite ubwandu bwa sida aribyo baramuteye n'inda noneho rero nkamenya kumufasha nkamenya kumuvura ihungabana yari afite nkamenya kumuha igisubizo nkamufasha uburyo acyakira atagize adahungabanye n'umubyeyi we nuko rero naho byahereye batwara nomero zanjye bagahora bampamagara gutyo gutyo uhise unakomoza kuri n'inkari sene ubwo ya mbere wahise ukina muri iyo filime watangiriyeho byari bimeze gute we ntabwo wari ufite bamaze kubikumvisha ko ushobora kubikina wowe kugira ngo ufate icyemezo uvuga ati ndagiye wiyumvaga gute icyo gihe uburyo nabakoreye icyo gikorwa cyabo nta mafaranga nabishyuje hanyuma nditahira baraduhamagara bati muzaze kureba ibyo mwakoze ngiyeyo nkajya mbona abantu benshi bankomera mu mashyi bambwira ngo nabikoze neza nuko byagenze nuko byatangiye urugendo ruratangira abantu bakajya bampamagara kuri telefone nkabitaba nuko nyuma wenda y'iyo filime wahise ukurikizaho ubwo noneho wari wamaze kwinjira mu mwuga cyangwa hari aho byageze urahagarara byagenze reka da nta nubwo haciyeho icyumweru narahamagawe mpamagarwa kuri filime yitwa Inkubito ya Nyamunsi ndagenda ndayikina noneho byo nkajya numva hari akantu kaje kumva ko hari ikintu nashoboye nakoze neza nuko byatangiye kuraje abantu buriya abantu icyo bashobora kugufasha kugira ngo ube wakomeza ikintu na experience umaze kugira ushobora kwinjira mu rugendo rwawe wari umaze gufata icyemezo ko ugiye kuzabikina filime uri umuntu ukuze abantu hari icyo bashobora guhungabanya kuri wowe cyangwa tubwire kwa kundi umuntu akubwira se ati ibyo urimo ni ibiki reka da ubwo wabivuga yabavomera mu rutete namaze gushimangira namaze gushyira imbaraga zanjye muri sinema rero yabatakaje igihe cye ariko kera cyangwa benshi bahurizaga hamwe mbere nkitangira kujyamo abantu barabivugaga ese ni amafaranga ushaka ese ni iki ariko ubu ntabwo bakivuga ahubwo barambwira ngo mbajyane mbinjize nanjye ni byiza cyane n'umwuga urimo kugenda utera imbere cyane navuga ko nawe uri mu bantu bamaze kubaka izina muri rusange ndimo gukomeza twari tugeze kuri filime ya kabiri wa Kenya wenda wowe urazibuka indi wakurikijeho yari iyihe wenda n'iryari izina ryatangiye kumenyekana tutarajya kuri Stimedi kuko yo ni ikindi gitabo ubwo rero navuye kuri Inkubito ya Nyamunsi nkurikizaho ahari ngira ngo zaje zisukiranya cyane si iryo herezo umwanzi w'urukundo Rwasibo gira amata intare y'ingore nuko zarisukiranyije cyane ku buryo nko mu mwaka umwe cyangwa mu myaka ibiri nari maze gukina nyinshi cyane muri iyo myaka ya mbere utarinjira muri Stimedi bitaranaza niyo sene wakoze n'ubu utajya wibagirwa muri rusange n'abantu mushobora guhura ugahita uvuga ati
reka nguhe nk'urugero nka wa musore Ngenzi ari ikintu azwiho cyane iyo ahuye n'abantu bakurikirana filime nyarwanda banakurikiye filime yagiye akina bose bahita bamutinya bitewe n'ibintu agenda akina. nihe se ugeze gukina wowe abantu uvuga ati kariya? hari amaseni nagiye nkina mu ntare y'ingore, narakurikiye y'umwana wanjye Rosine, ariko bagapanga imipangu yo kugira nabi yo kuroga, bajya kubona ukabona ngeze hariya mpamagaye Rosine, ibyo bari bamushyiriye kumwica bikaba biracitse byikubise hasi aho kantu nyine. Iyo nkibutse nyine mpita mbona ko ariko akundi nyine ngo nta wica icyo Imana itishe. Icyo gihe nyine umunsi we waba utageze bugacya bukira, yaramiwe nuko ngeze hariya nkamuhamagara. biba ari ibihe birebire n'ibihe byiza cyane muri rusange, ndetse ushobora no kubibwira abantu bikagira bigafata undi munsi wabyo. Urakomeje urugendo rwa sinema, icyo gihe wari umajije kubona abantu benshi nk'uko bimeze ubu ngubu, batangiye kumenya cyane? Mu ntare y'ingore abantu baramenye cyane, ku buryo nanyuraga ahantu abana bakankebuka, abagore abagabo bati uriya mukecuru yarayatweretse ibintu biteye ubwoba. Nguwo muri rusange Mama Nick muri sinema, tutaragaruka kuri Stimmed. Mu buzima busanzwe Mama Nick ni umubyeyi wubatse, ufite abana bangahe muri rusange? Mfite abana 6. 6, umugabo n'abuzukuru 4. Ni byiza cyane. Hari n'andi kandi ka background kawe kubona ukunda gukurikira ukongeraho kuri n'umukunzi wa Rayon Sports? Baba we, ubwo noneho mvugiye ese wowe urayifana? Tweke ko bisaba tubanze twihishe abantu, ntabwo yari ko ushaka kubabwira iyo ufana bikagukoraho bitewe n'uko mvuga ibyo nkunda nkavuga ibyo nanga nyine. Ariko muri rusange nkunda umupira w'amaguru, ndawukunda, ariko ikipe mfana ni Rayon, birazwi kuva kera. Rayon Sports yiyumvishemo gute Mama Nick? Nayiyumvishemo ko ari ikipe, mbese ubuse nakubwira ikipe y'Imana, ikipe ikunzwe n'urubyiruko. Erega buriya wenda n'abantu bakuru Imana iradushyigikira, ariko Imana ikunda urubyiruko cyane. Kandi rero urubyiruko nirwo akenshi nirwo rwiganje muri Rayon Sports. Rayon Sports uyigerageje muri no minsi, ugerageza kuba ukurikirana amakuru, iri mu bihe wavuga ko bitari byiza, bivugwamo ibintu byinshi ngaho abayobozi bashwana, ntibashaka uyu nkawe nka Mama Nick, ibyo bintu ukunda kubyinjiramo, bimeze gute nk'umukunzi wa Rayon Sports muri rusange? Iyi kipe iri muri ibi bihe, iyi kipe iri mu bihe nka biriya, uba uzi neza ko izabisohokamo, kuko igituma abantu bashwana buriya ni uko ikunzwe kandi ikaba ifite akantu. Ese abantu bashwana kubera ko hatarimo akantu? Habayeho harimo akantu nyine abantu barashwana. Ikindi kandi iyo abantu bashwanira ikintu nuko kiba gifite abakunzi benshi. Rayon igira abakunzi benshi, noneho rero no kuba waba umuyobozi muri Rayon Sports ni ishema, kubera ko ifite abantu benshi bayikunda. Si mu Rwanda honyine no hanze y'igihugu abafana ni benshi. cyangwa nibafungura wifuza kuzareba amastade yongeye gufungura, wowe uba wumva nubwo bitakunda ariko uba wumva uzareba uwo mukino nibafungura wa Rayon Sports, cyangwa se uheruka no kureba uwo mukino? Njyewe ni icyifuzo cyanjye, niba mbese iki cyorezo nikigabanyuka bakabasha gufungura tukajya ku mastade, nzishima ari uko yahuye na APR. Niwo mukino nkunda uryohera. Ariko Kiyovu Polisi numva bitaryoha cyane nka APR. APR iyo byahuye numva ari sawa. Umwaka ushize ntabwo
wari kuguhamagara mu kanavugana ntabwo ari kumwe oya ndakubwira ngo buretse hari igikorwa nagiyemo kindashyikirwa nk'urugero ubushize uburyo APR yabatsinze n'abarusha hari umukinnyi duheruka wa Rayon Sports duheruka kuganira yitwa Mugisha Gilbert yatubwiye ko ariwo mukino wamubabaje cyane uheruka wabereye kuri Stade Amahoro APR batsinda 1-0 umukino wari wavuzwe stade yuzuye waramubabaje noneho nk'umukinnyi wari wicaye kuri ntabwo yakiri ari mu kibuga ari muri 11 ahubwo yari yicaye ku basimbura intebe y'abasimbura wowe noneho nk'umufana kiragiye mwumvise bimeze gute nyine igihe uburyo mbifata Rayon Sports yatsinda ngomba kuyiba inyuma kuko nzi neza ko nta bihora bisendereye ubwo ibintu bihora byuzuye bidacubangana ntabwo aba ari amahoro iyo byacubanganye nawe umenya aho ikosa riri ukamenya aho ugomba kurindira ukamenya kwikosora wenda kuri Rayon Sports muri rusange inama waha abakunzi ba Rayon Sports wenda bakunze Mama Nick bamukunda ariko bakaba barimo kugenda ati njye kiri mu ruhande abandi bakigishero ikitimo gusaho kuri bice bikucira mu bafana nabo bayobozi bitewe no kugira ngo ari umuryango kandi utajegajega nuko imbaraga bazihuriza hamwe bakareka kwicamo ibice bakareka gucamo amakipe abiri kuko ntibyakunda bagahuriza hamwe bagashyigikira ikipe nk'uko bikwiye niyo nama nabaho ubwo kari kanyuzemo nk'umukunzi wa Rayon Sports kagomba kunyuramo ndayikunda cyane reka tugaruke muri rusange wa sinema twari tugeze noneho njye nabyita nk'ikindi gitabo we niko bifata njye ku ruhande rwanjye nka City-Maid bitewe n'ahantu wenda ica yaje abantu benshi bamaze navuga ati kuzaba bakurikirana cyane City-Maid wese si uyifata gute nk'ikindi gitabo mu buzima bwawe bwa sinema City-Maid nyifatamo ikintu gikomeye cyane kuri iki kuko izindi filime hari filime zamfunguriye amarembo ariko bigeze kuri City-Maid iratazura noneho itazuye ishinga ibikingi by'irembo ishyiraho n'imyugariro irugarira kuko akenshi iyo umugabo araye atugariye urugo rwe mpamya ko atari byiza ubwo rero City-Maid kuri gihe birahambaye City-Maid uratangiye urayikinnye abanyarwanda benshi dutangiye kugukurikirana Mama Nick umunsi wa mbere kuko televiziyo wowe ubundi wajya kuvuga ati ugize amatsiko yo kwicara ukayireba ibyo wakinnye mu minsi ya mbere cyangwa se no urabikurikirana uzi bijya bikuba nicyo kintu kindyohera cyane iyo isaha iyo igeze isaha ya 3:00 kuwa 4 njye mfungura televiziyo 2:40 minota 20 nkaba nimenyereza nyine ndeba utundi ducaho ibindi bikorwa binyuraho hanyuma nkaba niteguye ngo 3:00 mu kadomo ndahita ntangira kureba City-Maid ndebe aho nagukinnye uko nitwaye byapfuye hano byapfuye sikura cyane gutya tugeze muri City-Maid noneho City-Maid tubanze twinjira mu buzima bwayo rusange ubuzima mubanyeho n'abakinnyi bimwe abantu bataba bazi muri City-Maid ninde muntu ujya ukunda kubashimisha kuri iyo murimo gufata uduce muzatwereka Nick aranshimisha wenda si ukuvuga ko ari umwana wanjye ariko aranshimisha kuko
tubana nk'abavandimwe, tuba dufite ukuntu tuganira dutebya igihe umukino utari watangira, nuko wanatangira rero agakina ariko akazanamo akantu karyoshye. ni akahe kantu nikajya akunda gukora muri Stimedi, wenda iyo mwageze muri filime nawe uvuga ati sha nta byinshi kabisa nanjye uranyemeza hariya? Nike hari utuntu twinshi akora tukanshimisha, ariko yewe sinapfa kuturondora twose ngo nturangize, gusa aranshimisha. Tugarutse kuri hari umukinnyi witwa Dabo, hari amagambo akoresha iyo turimo kureba twebwe mwamaje kudutunganyiriza ibyo tureba, no kuri sene iyo murimo gushutinga naho niko bameze kuriya? Nyine aradusetsa, aradusetsa, ariko n'ubusanzwe mu buzima bwe ubona ari bene wa mwana ukunda kubwira abantu amagambo abasetsa. Buriya bintu byose nibyo bababwiye cyangwa ibyinshi abyishyiraho? Ni ibyanditse. ngira ngo hari nk'utuntu umuntu ashyiramo nkawe sindakugeraho neza ndacyakwibiye kujya ukunda Dabavuze nk'ikintu nese ubwo umuntu uba wabibateguriye byandika, njyewe mpita numva ubwo ashobora kuba noneho abarenze mwese mu gusetsa cyangwa bafite indi mpano irenze. Nyine umwanditsi wacu afite impano, kandi niko kazi aba yiyemeje, arabyicaraho akabinononsora, akareba ibyo runaka azavuga, akandika gutyo gutyo. Reka mugarukeho wowe muri Stimedi, niye role na n'ubu utajya wibagirwa kuba watangira kwikira? Hari amarore, seni ndwaye, seni nakinnye ndwaye, ntabwo nzayibagirwa. Nararwaye ngerayo neza ndahengama, inkonda ziraza, nahura n'abantu bakambwira bati abana ntibabireke biriya bintu byo kukurwaza kuriya, cyangwa se niba waranakize, abana bacu barababaye cyane, bati banga kubona ukuntu urwaye, mbese bigaragara ko televiziyo y'u Rwanda irarebwa. ni ukuvuga ngo kuriya ukuntu wari urwaye nawe waravuga ati pe nyine ugomba kugerayo. nta muntu ugira ihungabana ngo agaruke amaso abareba neza, n'umunwa nyine biba byahengamye byose nuko. Hari cyagiye Diane yari agiye gukora ubukwe bukazamo kidobya, akambara ikanzu y'ubukwe akiruka. Nawe uri umubyeyi mpamya ko utakwishima cyangwa useke cyangwa umere nk'umuntu utagize ikibazo ugira. Iyo ubonye ukuntu angana, wenda biba biri muri filime, ntabwo niyo arimo kwibebeza yitetesheje muri rusange nka Diane atarapfa nawe. Nyine biriya ni ibintu biba ku mubyeyi n'umwana. Umwana agira ubwo yibebeza kuri mama we, ariko cyane iyo umwana afite icyo ashaka ku mubyeyi, aribebeza akigira ukuntu. ni twinshi cyane umuntu ushobora kugira amatsiko inyuma ya kamera. Wenda n'abadukurikiye bashyiraho ibibazo munsi, umuntu akaza gushaka akabaza n'ibindi bitewe n'amatsiko umuntu aba afite. Noneho turakomeje, uragiye urarwaye cyane. Akandi kantu kandi utajya wibagirwa muri Stimedi, nawe uvuga ati sinakiga kaza ku mwanya kabiri n'ingakaye? Kandi hari akandi kantu gatari yigeze nkora, anzirika ku giti giteye mu rugo, nuko aranzirika nyine nikanyuzeho abona yumva ndimo gutaka, nako karanshimisha. Akandi kantu hari aho nigeze mbwira Diane ngo naza herekeze Deo, ariko uburyo nabivuze ntabwo navuze ngo Diane ngo ngwino uherekeze Deo. Diane we ngwino uherekeze undi mwana nyabo, nawe reba
Deo nkamwita umwana ariko mu kinyarwanda nibyo umuntu niyo yaba ari mukuru ari umuntu ari umukwe ni umwana nibyo ariko biranasekeje Deo ndimbatura urabwa umwita ngo bayo ngwerekeza naye simbyuye mu kinyarwanda nyine nk'ubu ngubu ni urugero iyo ngeze iwacu ntabwo bavuga ngo wa mukecuru ngo aje gusura iwabo baravuga bati umukobwa wa runaka araje umukobwa wa runaka aje gusura iwabo ubu nitwa umukobwa iyo ngeze iwacu nubwo waba warakuze nyine uko ngana uku nitwa umukobwa iyo ngeze iwacu ahandi hose banyita umukecuru ariko iyo ngeze iwacu nitwa umukobwa muri ino minsi Diane yarapfuye muri Stimedi wenda singiye kukubaza ibice bitarasohoka bindi naho twiteguye kongera kuremba nk'uko ari warembye uje nyine byanze bikunze ntabwo wabura umuntu ngo ukomeze muri ya mudu hari akantu kahindutse ariko muzakabona ni amatsiko nyuma ya Stimedi hari izindi filime urimo kugenda ugaragaramo muri ino minsi waza twibutsa usibye Stimedi hari seri yitwa Inzozi hari seri yitwa Security hari indi filime yitwa Kuki wansize mama izo filime hari abantu bahise bagira amatsiko bazikuranye ntabwo zirajya ahagaragara ariko mu minsi mike ziraba zasakaye ku mateleviziyo zinyuraho cyangwa ku ma ariko Inzozi n'ubu yarageze ahari nguwo Mama Nick turi kumwe muri rusange Mama Nick tukiri kuri sinema nyarwanda n'ubundi ahantu bigeze ubu ngubu ni ibintu bishoboka ko bishobora gutunga umuntu byagutunga kuko uburyo nkubwira ko byagutunga nta mafaranga aba make ahubwo we nyira amafaranga ni wowe umenya uko ugomba kuyajera ibike biraribwa ni byinshi bikaribwa icy'ingenzi ni ukumenya uko ufata bya bike ukamenya kubyekonomeza ukabasha kubaho ntusesagure inama y'abantu bavuga ijambo rya mukuru harya niko bavuga hari umwana kuri ubu ngubu urimo ukurikiranye kino kiganiro ushobora kuba agukunda cyangwa se undi muntu niyo yaba ari mukuru yatangiye urugendo bino byo gukina sinema ariko ageze ahantu atangiye gucika intege umubwire wowe umaze kugira aho ugera turagaruka kuri background y'ibihembo umaze kubona muri sinema nyarwanda tugezaho ibyo ngibyo gira inama uwo mwana ugeze kuri urwo rwego watangiye ariko utangiye gucika intege ubu inama nagira yaba ari urubyiruko yaba ari umuntu mukuru wagezemo agacika intege akabona wenda ibyo yashakaga ntabibonye ntakomeza urugendo mpaka agere ku cyo ashaka kereka aramutse yinjiyemo atabikunda ariko iyo winjiye mu kintu ugikunda urategereza kandi ukinjiramo utavuga ngo utabara inote ahubwo ubara ikigomba kujya mu mutwe wawe ubwo uwumva yamaze kumva ntabwo bigorana muri rusange Mama Nick muri filime zose za hano mu Rwanda atari Stimedi cyangwa izo wakinnyemo niyo filime ukunda gukurikirana muri rusange amafilime nakinnyemo ndayakurikirana mba numva nyafitiye amatsiko nkareba aho byagenze neza naho bitagenze neza kuko byanze bikunze umuntu ntabwo yuzuza umwana wawe wari ubizi ko ahuzuza uwapfuye ntabwo narize niba nta kintu yakongeraho iyo ukiri ku isi ukiriho akenshi ugomba guharanira kuzuza guharanira gukora cyane kugira ngo kandi ugakora neza ubwo rero niyo mpamvu uba ugomba guharanira gukora cyane ibyo kuzuza byo
ntabwo ari ibintu biba byoroshye. ariko nayo ngoje nta yindi filime ujya ubonera umwanya ujya wicara ngo urebe akakaranshimisha, ni iyihe nimba ihari? Nkunda kujya ku ma YouTube nkareba izicaho, Bamenya, Seburikoko, nuko Bamenya, Papa Sava ndazikurikira cyane. Ninde ugushimisha cyane muri abo ngabo? Ushobora kuba ufitemo inshuti, ibyo byose ntabwo byabura, ariko ninde umukinnyi wemera muri izo filime zombi utubwiye? Papa Sava ndamwemera, Bamenya ndamwemera, Esperansiya ndamwemera, mu bantu bamaze kuba bakuru navuga. Muri rusange noneho tugaruke kuri background nari nabikomojeho gato mu kanya gashize. Umaze gutwara ibihembo bingahe, nimba ukibyibuka byose muri rusange, kuva watangira sinema nyarwanda ya filime hano mu Rwanda, gukina filime? Buriya rero hari ikijya ku mugaragaro cy'igikombe nyirizina, ariko yewe buri teka nshimishwa niyo natangiye filime kuyikina nkayirangiza, mba numva nagitwaye, kubera ko mugenzi wanjye mba ntamwiciye gahunda, igikorwa cye mba ngisoje, ubwo ibyo biranshimisha, nkashima Imana, nkanishima ku giti cyanjye, nkashima na wa wundi wampaye akazi. Ibihembo noneho muri rusange? Ibihembo ni ibikombe 2. Hari twibutse igihe cyo nibuka n'icy'umwaka ushize, si umwaka ushize harya cyangwa n'uyu mwaka utangiye? Mu kwa 3. Birashoboka cyane. Nicyo watwayemo cyane ikihe? Mu mama witwaye neza. Njye nabiguha byose. Urakoze. Nguwo rero Mama Nick, turimo kugenda tugana ku musozo. Wagira inama abana no mu buzima busanzwe muri rusange, kuri ubu ngubu twakwitega ibihe bikorwa byawe bindi unakangurana n'abo bana ukomeza muri rusange dusoza, ukomeza gupushingana? None ngiye nkunda kubigarukaho cyane ko hari uwaba yasimbutse ya minota akaba agiye kumva kuri uyu munota tugiye gusorezaho. Tubwire na projet zawe muri ino minsi zindi zigiye gukurikira nka Mama Nick muri rusange, n'inama muri rusange twanzura. Akenshi nkunda gutekereza ku urubyiruko abifuza kujya muri sinema, rwose uzanyuraho ashoboye kongeraho nzamugira inama. Ikindi kandi numva nshaka kwegera urubyiruko mu bikorwa byinshi bitandukanye, haba mu kuba bicaye ku ntebe y'ishuri, ariko akicara ku ntebe y'ishuri atumva ko azasohoka yicara muri biro runaka, akumva ko agomba mu gihe akicaye kuri ya ntebe y'ishuri agomba gutekereza ikizamufasha, nasohoka muri rya shuri icyo azakora, haba korora, haba guhinga, haba gucuruza imyenda, haba gukora inkweto. Ibintu bihari ni byinshi. Ntiyicare ku ntebe afite umutima werekeje kuvuga ngo nzajya aha n'aha gusaba akazi, ahubwo yerekeze kuvuga ngo nzahanga. Ubu nicyo cyerekezo kiryoshye cyane, guhanga ukikorera. Noneho muri rusange ibikorwa bitega ibikorwa ni ibyo umuntu aba atekereza ni byinshi, ariko guhita mvuga gahunda nzaba ndimo cyane mu minsi iri imbere, guhera muri uku kwezi kujya hejuru, ubwo ni hamwe n'Imana iturinze, ikaturinda iki cyorezo, ikaturinda ibindi byaduhungabanya. Ubwo ni hamwe n'Imana, niyo nzerekana Imana mfasha, ikamfasha. Mama Nick, tugushimiye cyane, tunasezera abakunzi bacu, tunashimira buri wese twabanye muri iki kiganiro. Ongera nawe utanga umusada wawe kuri ya gahunda ya Polisi y'u Rwanda, ntaba ari njye
turwanya iki cyorezo cya coronavirus ku muntu wese wumva ururimi rw'ikinyarwanda wari unadukurikiye muri rusange? banyarwandakazi, mwubahe mwumvire ubuyobozi, buradushakira icyiza ntabwo budushakira ikibi. Mwubahe rwose, mukurikize inama, mukaraba kenshi, mwambara agapfukamunwa, kuko niba ubuyobozi buvuze buti iki n'iki kizabafasha, mucyubahirize, kuko nutacyubahiriza niho hahandi uzasanga warwaye. Rero bavandimwe, n'ibyo nababwiraga. Murakoze. Murakoze cyane. Hasta la vista. Njye muri kumwe kuri micro ni Mugisha Emmy Calvin, umutumirwa yari Mama Nick. Imana ikomeze kuba Mugisha mu buzima bwanyu bwa buri munsi. Kora subscribe ujye ukurikirana ibiganiro byacu umunsi ku wundi. Hasta la vista.